ko ntari nzakora igishoboka cyose nzatakaza amafaranga yose ashoboka ntabwo uzancika nucika Jacques ukancika niyo wanashanze abandi mbwa kabisa ntabwo wancika noneho reba ku isi ntabwo wancika ubu nagushegera ingaruka y'icyaha kizana imibabaro oya birasekeje ahubwo kamaze mu bazikibazo kandi ukimaze iminsi nkwamagara ukambwira ngo mbe ndetse ese ubundi mu biki bari umagara ndi byiza ariko buri byonyine ashyira kuri uretse kuri cyane nyine mbwira impamvu uri bize urabona hano ndagiye siko ukamamagara fone yisize mu ntebe njya mu kibuga ariko rimwe gusa ko bifite nkaho rimwe nagwamugaye usibye ejo ndamamagara ariko nabwo ndyamye tundi mu bitotsi byinshi uratuma nsara najya kwa makuza ndakunda byada ndakunda cyane ngo mbwira ko nyine ako maze iminsi wari umeze kubona uretse hari akantu nashaka kukubwira gatoya pe n'umuntu dukundana si unkunda byaba cyane igihe nikigeze ngo tubane ese byo bitwaye ndambiye kuba single mwana genda ndashaka gutunga umugore wagira umuryango aho kugira joke sheri wanje kuva kiro uracyagira joke wambwira nshaka kumbwira biri seriye be tumaranye hafi imyaka 5 dukundana siko nose uri seriye urakomeje genda ndashaka kuba papa w'umwana wow ateshe uretse gato ntabwo ushaka kubyara basi inzobe yivanze n'igika kawama abana banje none se niba uri seriye ko ukomeje ndabona ukomeje pe none se gazo njye mbana musaza wanjye gusa aho kuri gufata umusaza wanjye nkamusiga mu nzu wenyine tubana turi babiri so waho ndi negeze kubabona na muri mwagiye guhaha nyine tubana turi babiri nta wundi muntu tugira tubana none se be cyeka nari mwimukana tukaza bereka mwereka siko basugiye n'umuganiriza umubwire pe rega none se ntabwo abizi ko dukundana rega ndi umugabo wawe tugomba kubana tukabyara kwe gukora ibintu rwihishwa ibyo bintu basi tubifatire undi mwanya kuko ubu ngubu n'uwa twahuye dukumburanye tuganira ibindi ase chérie kamubaza ikibazo kimwe musaza wawe ntabwo azi ko dukundana arabizi none imyaka 5 se yabatabizi arabizi basi givugo ndi abamaso ndakureba jewe niba basi ngusabye ikintu ndambiye kuba ndi single ndambiye kuba ngenye nyeneye ko tubana nka kugira umugore ariko nyine unekerezaho gusa se ntabwo ukeneye kugira adresse ukavuga ati ugize abana ufite adresse ese ureka ngo baza akabazo gato chérie ni urugero ngiye kuguha nk'ubu uje nko kunsura ewana ukaza ugasanga abo mu kirere bavuganye nabo hasi agutera inda wanze ko tubana ndabigusaba byagenda ute ikintu navuga nuko wenda umenyesheje mpamvu nanjye nahita mzirinda ndashaka ko mbere umugore rero tukabana kuko ndagukunda siko ndaza kubitekerezaho basi bibwira musaza wawe otsoke ndabyumva niwe muri kumwe ariko mubwire ngo ndashaka kubana na Eliya adasuza ari mu bintu byinshi agiye mu kazi ariko nyine ndaza kubitekerezaho ase chérie wakihanga je wame igisubizo basi atari nona please nase basi mama nase namagara cyawe nacyumvishe nacyubashye nase nawe ushaka kuma igihe muvuge mubwira ngo yego simbikore reka nkubwire siko ngewe ku giti cyanjye n'umwanzuro wanjye n'umutima nama wanjye numvaga wavuze ati basi chérie abuka nambaza ese ni ryari kuko ngewe ku muntu gukunda okay tell me ukuntu bitekereje ese bimaze igihe kingana cyo bitekerezo kutigeze umbwira like mbere hose byibaza nge bimaze se tumaze imyaka 5 dukundana imyaka 2 mbitekereza uza kansura nkabiti nimbi kubwire tu
kwe nari hayitaye mutego yuko mu myaka 5 uzavuga ati sheri wanjye ndashaka tubana nyine wumvisha ko ndi buze bitubishyira ku murongo kwifata byanze buraho kugira ngo ujye uza ndare nekereza kuryama gusinzira byange mani niba ngukunda ndagukunda ntabwo ari bya bindi by'abantu bajya kuri kamera bagatera joke nta bya prank ndagukunda njye nimo ndagukunda tubane. Okay, ndaza kumuganiriza nta kibazo ntacyo nako namubwiye turabana turi babiri ndaza kumuganiriza sheri mva mubwira akantu gato basi mbwira ikintu wifuza cyatuma umbwira ngo tubane nkeneye kukubera umugore ukabyara kubera ko ntabitekereje ndumva ntacyo uzi ikintu cya mbere kibaho kubishyira mu mutima ukeneye kubyara bebe manza akavuka kwibanze kubyara reka banze njye kumuganiriza ntabwo nkura njyenyine ntabwo nibana ashireka ngo ikintu kimwe uragira ngo bitinze uri kumva numara kubitinza uzanyange oya ngiye ndashaka ko tubana just I want to know. Okay, ahubwo se urateganya ko byaba nka ryari vuba ko ubundi ngiye muri ngiwe wari wanindiye kubinyemerera ubundi numvaga nka kira cyumweru what kira cyumweru bebe nose ko byose cyane none se ikibazo ufite niki nta myiteguro nta bikoresho nta none se ubwo ni simitse oya nose kira cyumweru uribuze okay naribi guhaha ibikoresho uretse gato noneho reka tubibukweza ingaruka y'icyaha kizana imibabaro ntabwo nahindutse kabisa ahubwo sinzi ikibazo ufite usigaye ufata ibintu uko bitari usigaye wirakaza ariko njye nta kibazo mfite kabisa Risi ndaguhamagara ukinyitaba simbizi byagenze gute ushaka nkwiteho gute nta mwanya mba nifitiye akazi kambanye kenshi urabizi ushaka nkwiteho gute ushaka nkuheke nk'umwana se ntabwo nikiguha kese basi ngiye kese ntabwo ari cyo navuze ushaka nguterure nk'umwana ushaka nkuheke se ushaka nkugurire bombo ze nk'iz'abana sigaye umbwira nabi sinibiye bintu uri gutekereza ibaze nko kumenya imyoje vrema ibaze urafata ukanyimyoza buri nazo uba uragira ngo ubwire neza ko turi kunyimyoza mwana bari kubiba byandenze oya kubyo byakorenga se ukanyimyoza oya nawe cyo ukabanya kabisa uzajya ubona umuntu akwihoreye ubona umuntu ariturije utangiye umwana uranyimyoza abana umajije kunsuzugura ariko ahari tu hari undi muhungu ufite muri no minsi ku buryo usigaye tuganira ukanyimyoza ahubwo niwe nakabajije undi mukobwa wawe nyinshi bwiza kwiza se nibiki nazo ubwo ngubwo ubundi umukobwa mwiza wimyoza umugabo aho usigaye utanyegera nsigaye nkikuzura ukanyimyoza mba ninaniriwe reba kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu mba mfite akazi kenshi ntabwo mba n'umwanya wo guhumeka ariko uri mu bintu bwo kunyegera nkwegeramo ibikiza njye mba ninaniriwe wayajya aho nyine ubu nkumva ariko ndinaniriwe hakuze umunaniro wo muri kariya kazi ubazi gukurikirana imizigo y'abantu iri guturuka Dubai iri mu mazi wowe ukaza nyine ngo nkwegere nta nubwo ushobora hari ikintu wabuze urataka agakweto nkakugurira urataka umupira nkakugurira isaha nkakugurira amahera nkakugurira none kuyi nacyo ni ikibazo se hari ikintu wabuze ku buryo waza umbwira gutya mbere se kutajya gubimbwira ngo niguye bya nyine mbere ntabwo nagira akazi kenshi ubu mfite akazi kenshi umaze kumaga se ndaguhaga se gute urumva nawe naguhaga ntabwo naguhaga ariko nawe menya iyo umugabo ananiwe abananiwe nta kintu aba ashaka kurya kimwe gisigaye gishira ariko ndacyagukunda mana wowe ndagukunda nkundamo ibiki se waje kundanga n'ivaze ku buryo utanankoraho nkikoreshwa dore nkukozeho uzi ubu sinkukozeho ntabwo ari ibyo mba nshaka ushaka iki rero nose ibyishimo by'umugore ntabwo okay ndibuze kujya muri siporo nimba muri siporo ndaba naruhutse umubiri wawe umujye no muri sauna umubiri wagaruye imbaraga none nta kibazo si byose hari ikibazo gihari ariko rwose ntukagitekereza ko hari ikindi kibazo ufitanye kandi nawe ujye utuza nk'ubu ngubu tuba dutonganye kubera wowe bibi ndagukumbuye urankumbuye sinkubwiye se nimba muri siporo mvuye muri sauna nta kibazo kabisa none ndaba mpari ntugire ikibazo ndaba mpari sibyo ubu ngubu ubwo nta kabaraga mfite nawe urabibona mfite stress nyinshi ingaruka y'icyaha kizana imibabaro Elia ameze neza cyane mwana hari hashize iminsi sinzi ukuntu nicaye hano ndiyongoza ndavuga nti wahamagara Elia tukaganira tukamenya habiri ko ntamuheruka simbaho gore wari ubyaye kabisa nari
kano gacupa kanjye nako mba nkamara iminsi hano mu rugo ewana nkanywa njyenyine sinzi ukuntu irunguru nyinshi. niyo mpamvu rero niyo mpamvu uriya ewana kukumva warema akantu kavuye Maldives. Maldives urahazi bakanzaniye Maldives kano none se wari umeze ute mu buzima busanzwe wana? shameze neza cyane ndabibona umeze neza dore ukuboko kwabaye ukuboko sha. ariko tutaratindamo gakeya mu kazi nayo byagendaga sha mu kazi biragenda ewana imvune nyinshi kabisa maze iminsi mfite akazi hari abakiriya bari baratumye ibintu mu Bushinwa ewana bitinda mu mazi ariko bari bankuye mu mwuka biriya bintu bya shipping gukora ibintu bya shipping biravuna pe ariko buriya nese niba umuntu aba yarekuye ibiceri bye ukumuzanira ibintu nibikakuri bimugireho kugira ngo bitaserera amana sha ewana unacunze nabi buriya bagufunga gufunga bisaba kwitonda bisaba gukora akazi kenshi na nijoro ari gihe mbyuka kuryama wapi ubura iyo mbonye akanya ndicarira hano nk'ama kantu kanjye gake ugatuza ukaruhuka mu mutwe ugafiringana ca neza wese bimeze bite shameze neza kabisa se ahubwo hagati aho ngaho amakuru y'umusheri wawe wana umusheri wanjye rero ndi kumupropose ko twabana reka aka kanya se oya man igihe kinini mana kiba gishize oya man igihe ni kinini kiracyano ugiye kugitsindira wa none sira bari kiracyara ari kiza kandi ndagikunda ukomeza kukireregure ibyo bintu ibyo ariko nanjye mbaye ari wowe nge naba iki njyewe ari njyewe ahubwo waratinze uramureza urajyana ibintu gake kandi igihe uhita utekereza ko umubwira agahita bate kiriya cyane we ntabwo ukizi twebwe tukirebera noneho inyuma y'amarido byihorere ni iminsi mike uko muri kiriya byumweru 2 ndakorera intensiyo utaso gukora ikizi ngomba kumushyira mu mago bica imbere y'amategeko si igihe kirageze mani cyo kubana aka kanya cyane rwose kumva wabyihutije mose oya imyaka 5 ni myinshi kandi ubwo rurerenga umuntu aza mugakora ibyo bikarangira anyeneye ko tubana nk'umugabo n'umugore akosari amahirwe muyakure hari amahirwe muyakure nge nabuze icyana kizima mbonye icyana nka kiriya cyawe aya mahirwe muyakure umva ye wongera kwibonera ibyana biraho ngaho bijyaguswe akaze ko ufite amafaranga gutubwira ngo wabuze umwana ikibazo rero ko bafite amafaranga rwose nta n'umukobwa nabuze ariko buri gihe nkubitana n'ibyana byagoswe dukubitaniye mu mbari dukubitaniye hose babivuze ukuri ntabwo amafaranga yubaka mwana ngiye gutya nimereye bibi wanjye arankunda naye nkamukunda nuko rwose ariko reka nkubwire subusuzi kuri inshuti yanjye ikintu cyose uzakenera zabamari inshuti ni ngaho inshuti ngaho ubundi ikintu cyose uzakenera uzambwira kabisa inshuti ni ngawe kabisa urugo rwanyu ndarushyigikiye cyane kabisa inshuti ni ngawe kabisa ariko gira vuba nawe gira vuba ushaka umusheri urankomerekeje mana ngire vuba ndagira vuba se gute oya mushake mwana shaka umusheri nawe hangahe sure wawe umuntu oya nta mafaranga nta giciro cyagura umugore wawe hangahe nge buri wawe oya nta giciro cyagura umugore wanjye ariko ngiye buriye ubyemeye ngiye nayaguha oya uretse katanyemera ko ntago namugurisha umugore wawe ni ikiganiro wana ni ikiganiro cyakoza kabisa yawe wenda ni joke wateraga naho ubundi bwo sha ubundi byo rwose nanjye ndashaje pe imyaka 40 ariko njye ndakikundiye abana kasubwa kandi urara akantu ufite hanze oya ntabwo kutisa amafaranga reba amafaranga ufite ariko imodoka urahinduranya gusa uri mu biki ariko nanjye ngo mbe nshaka kana shyira umuntu mu mago kuburyo nunapfa bavuge ngo runaka sizo aya ko gupfa kwihorera ko gupfa uracyari umutindi gakera uracyari cyo ko gupfa man werageze gaho canze makano katari tujye sorry gato tujye duteganya ko mbitekerejeho ewe abantu bahuruye bambaye imyenda y'imikara abashinyaguzi bahagaze urazi tujye dutekereza ibyo bintu reka tumenye ngo ibi birabaye nsizi iki umuvandimwe wanjye hari akana gahari ariko rongora urakuze kuko inama ufite ni izo gukora pe urashaje rongo izo nama nzizi ku bantu imyaka 5 ni imyaka 5 reka ntabwo tuyibara iyo narwaye iyo narwaye urabatara mukuru reba mukuru washaje reba mukuru face yawe reba mukuru washaje impamvu babigaragara kuri njyewe urabona wundusha muri level y'ibiceri nta biceri mfite ibiceri se shaje ariko wowe
nta nubwo we byapfa kugaragara uragera ubye n'ukuntu umuntu akubona umeze nk'umwana w'imyaka 25 cyangwa 30 kandi nagiye kandi wagiye nagiye gerageza kabisa nujya unicara uri kunywa kano kantu ujya uvuga ati koko nkeneye umuntu tubana rero njyewe mfite umuntu wanze kunyitaba ndamuhamagara niba yarambura zimagize gute wanije telefone yawe ntiza amayinite muhamagaze telefone mwana ntabwo nakanywa kugutiza kabisa ntiza muhamagare nkeka sinzi kabisa umuntu yanze kunyitaba neza sinzi kinze gatoya naribanguka muhamagare tipe kabisa ibaze nk'aka kandi igihe kikazagera nkajya ngateraho nk'akabo kabisa cyakoze abakira babayeho neza aya mahirwe mbonye ibere mu mayoga y'umuntu w'umuginga gusa ntago azi kurinda ibyo aya mahirwe mbonye yo kubona nimero y'umugore we sha nanjye none ntabyaza umusaruro yewe Jacques nzaba ntatwika kabisa ya mwana ngombe mubona oruga 0 ya kanyemize oruga njye nawe cyakora inzoga ziragahabwa umugisha pe ingaruka y'icyaha kizana imibabaro ubugome ukabura amahoro ukabura n'ibitotsi aho biboneye ukarota wiyahura ukabura amahoro ukabura n'ibitotsi aho biboneye ukarota wiyahura ubwo simbyibuka ni ukuri mwambabarira ntabwo ndi kwibuka neza ariko hari wanyibutse waba uri kunyumva neza yes hello ndakumva no sha sindi kukumva neza ariko nta kibazo mugiye ndagerageza mwumve iyi telefone mfite ziba zarapfuyemo mikoro ntabwo ibasha kumvikana neza umukobwa w'i Kigali niyo mbashije kuba mfite oya niyo ni proud yayo ndi proud ya phone yanjye it's okay I'm so sorry niyo mfite gusa wakoze cyane nukuri wajya unyumva neza noneho cyane murakoze cyane nukuri
cyane ukuri urakoze cyane mbaye nshimiye. Okay, nta kibazo nzaba mpari. Nkunda iPhone. Cyane. Ego. Murakoze cyane pe, ubwo turi kumwe ku cyumweru gitaha. Bruno. Nice to meet you. Sawa. Thank you. Telefone, vou contar na telefone. Okay. Okay, abashitsi banjye rero nize komeze bon. So, nabatumijeho nyine umuza no mu rugo kubera ko nyine hari ikintu nshaka kubabwira kituri ku mutima nze na sheke wanjye. Sibyo? Rero ndifuza ko nge ntabibabwira akaba ari we nyine bibabwira. Murakoze. Murakoze nanjye mbanje kubasuhuza n'abantu tumaranye igihe rwose nzi nk'abashuti b'umugore kandi bacu imyaka 5 ni myinshi. Tukaba twifuzaga cyane cyane nka bofre. Apana. Siko bofre wako kabisa. Yego. Bofre ikintu cyatuzanye aha ngaha wenda nuko tutari twarabivuze mbere y'igihe. Ndashaka kubabwira ko njye n'umukobwa wanyu twenda gukora ubukwe. Sasa ariko sorry. Umurakundana na sister wanje. Yeah. Uramukunda Cyane rwose. Yiza. Sasa urafite amafaranga ngahe kuri telefone cyangwa kuri banki yawe? Muri bije twari twarapanze njye n'umudamu wanjye. Ndavuga yawe apana yamaga. Nyine muri bije tuba twarapanze kuko buri kintu cyose upanze ugomba kumanaginga wowe n'umuryango wawe muri kumwe mukamenya ngo muzakenera ese ibyo muzakenera uko maze kuba bizatwara ya. Ndizera ko wenda yego ntabwo ari menshi ariko ahari yadutunganye n'umuryango wanjye. Anga. Nanga. Bya 200,000. Allo. Bratse itakwambia. Sasa mgeni wetu. Sasa desa yuko nazo ubwo muzabaho kuri what's reka ngenda avuga ndafite ikibazo. Arafite 200,000. 200,000 ni desa y'ibiceri. Ni 100,000 ntacyo bitwaye kandi tuzabaho. Ufite igitanda na matera. None subwo nabangiye kuzana muri cyo nta gitanda na matera dufite koko birahari byose nta kibazo. Urafite amafaranga wowe? Nakubwiye 200,000. Sasa roga twarakuranye arakunda kurya neza. Arakunda kurya amasote manyama. Ariko urafite inzara mu maso. Sasa nta mafaranga afite n'umukene. Sibyo wude. Uri kuzabuwa uzabatunga abawe. Bofre we naraguce. Apana bofre wakomeye. Nyamanza. Ngo allo. Ese bofre wako. Tureke ibyo guseka. Tureke ibintu by'ibitwenge. Sawa. Bofre.
nihangana nyine umusaza wanjye agira ntabwo mufite umukomediye niko ateye niko tubaye ariko nyine murabyihanganira sibyo murihangana gusa nyine gahunda nk'uko yababwiye dufitanye niyo ngiyo nese sisi ubundi ni iki mubura nyine harabura iki ubundi mufite iki murabura iki urumva nimba wahamagaye abashuti bawe hari ibibura hari n'ibikenewe wabahamagaye kugira ngo babafashe ni iki kibura Bo impamvu mwahamagawe nuko tuzi neza ko hari itariki tugiye kubahereza ubukwe bwacu buzabera harabura ukwezi kumwe n'imwe mu matariki ya ukwezi kumwe ngo ni mu matariki ya mbere matariki 5 n'ukwezi gutaha ya ni ukuvuga ngo kuko mu bantu bazakenerwa nk'inshuti zacu namwe murimo kandi niyo mpamvu umuntu yabahamagaje bofure we buriya hari ukuntu ubwira umuntu nyine ahita abyumva ariko ntacyo bitwaye araza kubyumva nawe ni umuntu mukuru wese yishimiye kugumana mushiki we kandi njye mushiki we ndamukunda nshaka tubana nyine kuba umukunda ni kimwe turanabyumva kandi uri kuvuga ko muzajya mu murenge muri ayo matariki abanza nyine njye nakubajije muri uwo murenge muzakora ibintu byose murumva mwihagije nyine nta bufasha mudukeneyeho se nimba nta bufasha mudukeneyeho kuki nyine mwaba mwahamagaye bano bashuti ngo baze mu rugo kubera ko n'ubundi ni ngombwa ko tuhaboneka iyo abantu ari inshuti z'abantu barahaboneka mu bibi no mu byiza ahubwo ngiye ndi kubabaza ni iki nyine mubura ni iki kibura ni iki mufite bo urabona ntabwo abantu bigira igihe cyose hari biba biri kubura ni ukuvuga ngo rero mu bintu biba biri kubura njyewe numvaga wenda bitabaye public burya reka njye kubwira umugore n'abashuti bacu muraza kumenya ibintu tuzakinira namwe nimba ari byo muzadufashaho muzadufasha urumva icyo gihe nimba wahamagaye abantu ntabwo wongera kujya gufata igihe cyo kujya mu mwihezo kuko wabahamagaye kugira ngo babwire ese ibyo bintu bya invitation uri kuvuga ntabwo ari ngombwa ntabwo ari byo dukeneye kumva hano icyaduteranyirije aha ngaha ni ukumva ikintu muri kubura tukamenya ngo turitanga gute turabafasha iki ibyo bya invitation ntabwo bitureba pe zizasohoka zitasohoka icyo dushaka kumva ni ukumva ngo ni iki muri kubura kugira umubare wanyu ugende neza natubwire kuko ntabwo tuzongera kubona time tugaruka ngaha kuba nta mafaranga afite ahagije ntabwo bivuze ko atakora ibikorwa nyine bigomba gukorwa igikorwa tugomba kumushyigikira kuko turakugira ngo tumufashe akore nawe umurenge abashe gutunga umuntu sasa ariko araza gusaba nta mafaranga afite jani probleme kabisa ntabwo aje gusaba nubaga ibintu by'imirenge ndi hari hanze nkabyumva ngo invitation sasa umwamaze gutanga umugeni rega hanga bari kuvuga bataragera hataha Mungu intebe imwe y'icyatsi n'igitanda kijegajega njo mana ariko ibintu byose birahinduka se ari umwana uvuka agahita yuzura ingobyi mwebwe nyamanza ese azamuryamisha ku kira cya gitanda umunsi kizavunika ndafite ikibazo ese koko muri kumuca intege sasa grand frère patron sikia patron nikwambie kitu kidogo kama unanielewa isikia ndafite ikibazo gikomeye wowe urakora kaye kazi basi nisikie numve ko kamuzabaho neza niyambie kabisa umuntu yadutangiye kugira tumufashe kugira ngo tugire icyo tubikora none murimo muramuca nta mafaranga afite ariko arashaka mushiki wanjye amutwara afite make yahera aya desa arahaha umuceri kawunga bihwaniremo ntabwo natwe uri mukuru wacu ntabwo rero umufitiye impuhwe sasa nako kafite abadayimoni akunda umuntu karisimbukuruza mu ntera ntabwo ari abadayimoni wese uzi bizagenda wagiye wumva ko ibyakundi nawe byakubaho sasa na wewe telefone zako kutoka pale wakako unaingia ese bro mwaze tukumva dushyigikire bagenzi bacu pe ibyo ngibyo ntabwo ari byo sasa patron sasa tuganire nje nawe sibyo wote hari ukuntu kera utireta umuntu umunganya ubushobozi naweye nawe telefone toka pale makaku
Mnaingia. wagira ngo ni ambirasi Eba. ase ko muri kuvuga nabi ajya kwita kano gahuma kiwe Sasa patro tuongee vizuri. Ewe dawe. Shida. Kera hari ukuntu umuntu atereta umukobwa abanganya ubushobozi. Sibyo? Uri kuri umufundi ukurashaka assistant ngo uramutwara. Uramugaburira iki? Ariko turakura kana Ah, toka. afite n'amatura mu mutwe oya pe ese waretse ibyo bintu urengera pe After abadayimoni uyu naye. none se niba biyemeje gukundana no kubana amafaranga ni ibishaka akwirirwa akishimira ko mukuru wajya mu rugo mu Nta gihe kintu akunda azaba. umuntu agomba Rw'aba- kujya nta kintu azaba. nyamara rigiye Mbese ko muzicuza mukunda. ese iyo ni bimwe Harya icyatsi muzicuza niyo pe. kwicara Nta kintu azaba. nta kintu bimbwiye icy'ingenzi nuko birahinduka. bakundana kandi ubuzima burahinduka agahora ry'ibideyede nibumvikana bagashyira hamwe ase ko ruva muri kubagenera ibyo bazarya Sikia nawe munyamanza. ntabwo uzi aho bataha ntabwo uzi aho uyu musore aba ufite amatura mu mutwe Uyu naye uyu mugeni wetu afite abadayimoni. umutima ni wo wa mbere ingaruka y'icyaha kizana hashize iminsi kabisa n'akacyari keza wese umeze gute meze neza ubona kwibukaniriza twabimbwiye kuri telefone ngatunguka wana tutanyibuka twarahuriye mu kamaremero yawe pe nabona kuzibuka neza ukatunguka i Nyamirambo bwa shayiti ntabwo byibuka ntabwo nari kubyibuka gusa ahantu wari wicaye mu gihanda kirya nkajya nkutera kude nkagutera kude tera kude bigeze aho babinyanga mu nda ndahaguruka ndavuga nti ndakwaka nimero ndaza ndayikwaka yawe urayimpa ahubwo wenda niba ari uko hari hashize hafi nk'ukwezi ntakuvugisha kubera akazi kenshi wasanga wenda warabyibagiwe umuntu ari muri byinshi ntabwo yakwibuka ibintu byose hagati aha dore ya telefone ngiyi ya telefone kabisa nakwemereye telefone nziza igezweho y'abasirimukije n'ifoto yawe iriho na kava y'ifoto yawe nayishyirishijeho kuko nayikwemereye ntabwo umukobwa mwiza nkawe yatubaga telefone nka kariya telefone nk'aka ngaka umukobwa mwiza w'ikera agatelefone nk'aka uzi ko bindenze kandi wasanga ufite sheri ndamufite kandi proud yiwe ufite sheri ufite kano kantu kameze yabonye gutya ari yinyuze kandi ntabwo akanga ibintu bya sheri wawe nta nubwo tuvugana n'umuntu ngo mwumvikane njye nabyumvishe turi kuvugana kuri telefone numva akajwi kawe numva ukuntu gakorora ahubwo se ndahera hemwereka na telefone arambwira ngo nayikuye he ndamusubiza ngo iki ni ngombwa se ngo umusobanurire umukobwa w'i Kigali w'umusirimu ntabwo ari ngombwa gusa urakoze cyane wenda nabikwemereye umukobwa mwiza nkawe ukagira telefone ukajya ufata udufoto twiza ugapostinga amatikitoko uzi ngo wajya kujya kuri WhatsApp kano kantu kagutera na kanseri y'amatwi kayigutera kano kantu kuko ntabwo kabasha kuringaniza imirasire y'izuba n'amatwi warwara kanseri y'amatwi urebye nabi kabisa ntabwo umukobwa w'i Kigali yatunga akantu nk'aka ngaka gusa ni nziza cyane ndabona inansumba ndabona ari nziza cyane ariko nabaho ntakubeshye nabaho nibwo bwa mbere mpaye umukobwa impano imvuye ku mutima nkavuga murakoze cyane dukwiriye suye ndumva rero nishimiye impano nkahaye kabisa abandi nabahaga impano nkumva biraho ariko wowe noneho by'umwihariko ndumva naguha n'ibyo mfite byose kabisa ndashimye cyane nuko nasumva nkubwira ubundi waretse uwo musheri wawe nkamudeturuna nta kintu uzamburana nkamudeturuna ukibera uwanjye what you mean ukibera uwanjye yibaza ndi kumwe n'umukobwa mwiza nkawe muri Kigali oya nahita nkugira nk'umukandara uzi umukandara kwa kuntu umuntu atagisiga umukandara mu ipantaro patana rogi yaba ariyo mpamvu muri telefone se ono ntabwo ariyo mpamvu iyo ni impano gusa njye n'icyifuzo cyanjye nari ngufiteho byibura wenda wibera uwanjye nta hantu bihuriye na telefone wiyirebaho nta hantu bihuriye njye n'icyifuzo cyanjye gusa nari nkuhaye urambabarira rero njye mfite sheri kandi proud yiwe cyane okay nubaha amarangamutima y'umuntu amahitamo y'umuntu ndayubaha niba ufite sheri it's okay murakoze ubwiherero bwanyu se bwaba buherereye he hano urakata muri koridoro uhita ubona akaryango gahera hirya turahita tuyibona n'iyo ngiyo nta kibazo ndaje nta kibazo ufite sheri
sha rwose ngufite sheri aje nkwereke naraguhigiye ndaje nkwereke icyo nahigiye sha yewe Jacques murankinisha mugira ngo ingaruka y'icyaha kizana